Mwiriwe, ndashimira Imana ko ku bw'ubuntu bwa Yesu tubasha kugira ikoraniro. Mu myaka myinshi umwami Imana yagiye ikorera imirimo myinshi muri twe. Ibintu bimwe na bimwe bigitangira twajyaga twibaza tuti ese ibi ni ibiki, byabaga bigoye cyane biruhije. Ariko Imana twohereje ubu yadusukiye ubuntu n'imigisha byinshi cyane tumera nk'aho twarotaga. By'umwihariko kuri inshuro nakomeje kubwiriza ijambo ry'Imana. Mu gihe nateguraga ijambo ry'Imana, Imana yampaye ubuntu bwinshi n'imigisha yayo, ndabishimira Imana cyane. Mu ijambo ry'Imana ari mu mutima w'Imana. Iyo nza kuba ndi Yesu, ese narakubwira Nikodemo umutima umenetse bingana iki? Uwo ni umutima nari mfite. Reka dutangire dusoma mu byanditswe. Uyu munsi turasoma muri Yohana ibice 3 guhera ku murongo wa mbere. Ndabasabye mubumbure muri Yohana ibice 3. Turasoma Yohana ibice 3 umurongo wa mbere kugeza ku 21. Hariho umuntu mu bafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira ukuri yuko umuntu utabyobwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze, yakongera gusubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyobwa n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo n'umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo n'umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko n'uwabyawe n'umwuka nawe amera. Nikodemo aramusubiza ati, ibyo byashoboka bite? Yesu aramusubiza ati, ukaba uri umwigisha w'Abisirayeli ntumenye ibyo? Ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemera ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nibabwira iby'ijuru muzemera mute? Ntazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'Imana wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi kuza gucira mu isi bariho iteka, gusa gucira abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo bari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntashirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Ndashimira Imana kuba dushoboye kugira iteraniro ry'uyu munsi. Iki giteraniro turimo kugira ubu ngubu kirimo gucishwaho ku bitangazamakuru byinshi cyane mu isi yose. Ndabizi ko abantu benshi barimo gukurikirana ibi byigisho. Ndashimira Imana ko ndi kubasha kuvuga bitari amagambo ya Pastor Oxpack, ahubwo amagambo ya Yesu. Mu 2001 nashinze umuryango w'urubyiruko wiswe IYF. Igihe kimwe nagiye mu Bushinwa, nuko mbigisha ijambo ry'Imana mu ishyaka ry'igihugu ry'urubyiruko. Urubyiruko rwinshi cyane ku isi yose hari ibitekerezo byiremye muri bo, kandi bisa nk'aho babaho bakurikira ibitekerezo byabo. Ariko mu Efeso ibice 2 hatubwira neza yuko imbaraga z'umwuka utegeka ikirere arizo ziyobora abantu bo mu isi. Muri iyi si hariho umwuka mubi uyobora imitima yacu. Mu gihe urubyiruko rukura, usanga ibyifuzo n'irari bigenda bishorera imitima yabo. Igihe cyinshi ugasanga baguye mu kaga. Mu gihe rero nareraga abana banjye, ibi njya kubivugaho, numvise nkeneye kwigisha abana banjye uburyo bwo kwitegeka. Hari ibyifuzo byinshi bizamuka mu mitima yacu, none se ni gute nabigisha uburyo bwo kwitegeka? Ubwo umuhungu wanjye yagezaga imyaka 67, natekereje cyane kumwigisha uburyo bwo kwitegeka. Abana bajyaga bambwira bati, data tugurire bombo, data tugurire ice cream, nuko nkabagurira. Ntabwo bihenze mu by'ukuri. Abana najyaga mbagurira bakabirya bakishima, ariko rimwe na rimwe sinajyaga mbibagurira. Kubera iki? Kugira ngo mbigishe umutima wo kwitegeka, gutegeka iryo rari ryo kugura ice cream, ndetse n'irari ryo gukora ibyo bararikiye. Ati, data rwose ngurira ice cream. Ntireka da, uyu munsi ntayibona. Papa rwose ndakwinjiza ngurira. Soya kubwiye ngo hoya. Papa rwose ndagusabye ngurira. Soya kubwiye ngo uyu munsi ntibikunda. Yagombaga no kunesha ubwo bushake n'irari ryo kurya ice cream. Uko niko ufasha umwana kugira ubushobozi bwo kwitegeka. Ntibigoye. Mu gihe umwana asabye ibintu 10, shoboye kumugurira ibyo ashaka byose. Ariko ibintu byose mu isi ntibizagenda nk'uko umwana wanjye bishaka. Guhera ku myaka 67 mpereye ku tuntu duto natajya kumwigisha uko yakwitegeka mu mutima we, kandi ko ibintu bitazagenda neza nk'uko abyifuza.
ibyo byayobораga umwana wanjye rero mu buryo butangaje cyane. Igihe kimwe twateguye kampu y'urubyiruko mpuzamahanga ya IYF. Muri kampu nk'izo ngizo usanga urubyiruko rurenga ibihumbi n'ibihumbi rwitabira. Tuba dufite gahunda nziza z'imiziki. Ntekereza ko kubera IYF umuziki wa Gracias nawo wateye imbere cyane, kubera ko Gracias Choir ni ururabo rwa kampu ya IYF. Twateguye kampu y'urubyiruko, kampu mpuzamahanga. Mu bisanzwe mba ndi gutanga ibiganiro ku bijyanye n'imibereho y'umutima w'umuntu. Ku mugoroba wa mbere nasoje ikiganiro cyanjye, nyuma y'icyigisho ndabaza nese mwese mufite amatelefone? Bati yego. Ndabwira nyuma y'icyigisho uzi kugenda wiherere uhamagare so, umubwira uti data ndagushimye, data wadukoreye ibintu byinshi, ntabwo tujya tubivuga ariko uze kugenda ubwire so uti urakoze, kandi unamubwira uti inshuti yanjye ntigira se, ibaho mu buzima bugoye na nyina, ariko numvise ari byiza cyane kandi nkomeye kubara kuri kumwe natwe data. Niwumva kuvugana na so ari ibintu bikugoye, uze kugenda ubibwire igiti cya kokowa cyangwa se igiti cy'umwembe, ubibwire igiti icyo ari cyo cyose. Muri iryo joro abanyeshuri bose basohotse hanze, buri wese afite telefone ye. Icyo gihe rero mu gitondo cyaho hari ivatiri yageze aho dukorera kampu yacu. Nuko umugabo uri mu myaka y'ikigero cyo hagati avamo aravuga ati umukobwa wanjye arimo hano muri iyi kampu, yitwa Clara, ndashagura n'umukobwa wanjye. Byari mu gitondo mu kanya k'ikiruhuko, barangije gahunda ya mbere y'igitondo, nuko dutanga itangazo ko batumaho Clara. Nuko wa mugabo araza yicara iruhande rwacu, nuko umukobwa we Clara aturuka kuraza yiruka, nuko abwira se ati data rwose mbabarire, data rwose ndi umukobwa mubi, data mbabarira, data rwose mbabarire. Nuko se ariruka ahobera umuhungu we, umukobwa we. Umukobwa nawe aramuhobera, nuko bararira cyane. Clara uwo yari afite inshuti y'umuhungu. Umunsi umwe inshuti y'umuhungu iramubwira iti Clara, hari ikintu ushaka kwereka. Ati se ni igiki? Nuko afungura igikapu cye, nuko aratangara. Iki gikapu cyari cyuzuye amanote menshi cyane y'amadolari 100. Aramubaza ati se wayakuye he? Ati ntugire ikibazo, ntabwo yibwe. Ati angana akomeje kuyizigama kuva nyiri umwana. Ntese ugiye kwimaza iki? Ati Clara, ndashaka ko tugera muri Canada, reka tuyatware twigiye muri Canada. Iki gihe Clara yarabyishimiye cyane. Ati nibyo koko. Bombi bajya mu ndege ngo berekeze muri Canada. Se yahise aza ku kibuga cy'indege. Ati Clara, ati rwose ubikoze kare cyane, na nyuma yuko usoje kaminuza ufite igihe kinini cyo kuzakora ibi, ariko kuri ubu ukeneye kubanza kwiga. Se yamusobanuriye cyane, yashishikaye. Ariko Clara yashakaga cyane kujyana n'umuhungu w'inshuti ye. Ako kanya yanze amagambo ya se, nuko yurira indege ijya muri Canada. Muri Canada aho byari bihebuje cyane, ariko igihe cyose ntihoraga yishimye. Yabonye amafaranga menshi, ariko ntiyongeraga, yatangiye kujya agabanuka buhoro buhoro. Yabaga ari kumwe n'umuhungu w'inshuti ye, ariko kenshi bajyaga batongana. Umunsi umwe yatonganye n'inshuti ye. Ese Clara, kuki waguze iki ngiki? Ati nari ngikeneye. Ati wakiguze ariko nta mafaranga menshi dufite. Ese nugura ibintu byose nk'ibingi ugura tuzaba dute? Ati se amafaranga abereyeho iki se yo kugura ibintu se? Ariko n'ubundi nta mafaranga menshi dufite, tugomba kwizigama. Twagomba gukoresha amafaranga, iki nari ngikeneye, niyo mpamvu amafaranga nakoresheje. Nkuko nguko Clara niyo nshuti ye batangiye kujya bagirana amakimbirane, kandi nabo bitangira kumubangamira. Umunsi umwe Clara ntiyakomeje kugumaho, yongeye kurira indege asubira mu mujyi wa Mexico. Se yaje kubimenya, nuko amusanga ku kibuga cy'indege. Iki gihe Clara yabonye ko se yari ari ku irembo ry'ikibuga cy'indege. Yashatse kwirukanka ngo amuhobere, ariko igice kimwe cy'umutima we ati nanze amagambo ya data, nishe isezerano rye. Yumvise bimubangamiye cyane rwose, atinya kumusanga. Yashatse kwiruka ngo amusange, ariko arabyanga, aravuga ati rwose ndi umukobwa mubi. Yesu abyanga gusa asohokera muri n'irembo rindi atahajya mu rugo. Byari kuba byiza iyo agenda agasuhuza se, nuko agataha mu rugo ari mu modoka ya se. Ariko ubwo uwo munsi yumvaga ameze nabi. Yari yarahemukiye se cyane, ntiyahangaraga kureba mu maso ya se. Yagombaga mu buriri kugeza igihe se agiriye ku kazi. Nuko umunsi ku munsi ugenda ushira, yakomeje kumva kubana na se bimubangamiye. Nuko rero Clara aza kwitabira kampu ya IYF. Ku mugoroba wa mbere yumvise ndi kuvuga ibyo guhamagara se kuri telefone,
iryo joro yaje gutekereza ati ngomba guhamagara data kuri telefone. Ngomba kubikora ko pasire yambwiye ngo mbikore. Ni uguhamagara se. Ati data, ni njyewe Clara. Ati data rwose narakosheje cyane, ariko birangoye cyane kuvuga ko nakosheje, niyo mpamvu mbikubwiye kuri telefone. Data rwose mbabarira. Ise mu kwitaba telefone y'umukobwa yakundaga cyane yashoboye gusinzira ijoro ryose. Ako kanya se ariruka afata imodoka ye arayitwara ajya aho twakoreraga kampu. Nuko umukobwa we araza aramubwira ati data rwose mbabarira, ndi umukobwa mubi, nashatse kuba mwiza ariko naraguhemukiye, mbabarira data. Isahobera umukobwa we ararira, Clara nawe ararira, baza guhinduka umuryango mwiza cyane. Ibi nacyo kimwe natwe n'Imana, dushaka kubana na bugufi nayo, dushaka kubana nayo neza, ariko dukurikira kamere yacu tukicuza, tugira umutima nk'uwo nguwo. Ariko hano icyo Imana idusaba ni uko gusaba kuba umuntu ukomeye cyane, cyangwa se guha Imana ibihumbi n'ibihumbi by'amadolari nk'amaturo, cyangwa se guhebera Imana ubuzima bwawe bwose, cyangwa se guhinduka umugaragu w'abandi. Ibyo bintu si byo Imana idusaba. Nk'uko umutima wa Clara n'umutima wa se byatemberanaga hagati yacu n'Imana, kugira umutima w'Imana utembera muri twe n'icyo Imana ishaka. Ese umutima wacu watemberana n'Imana gute? Ni ibintu byoroshye cyane. Icyo ugomba gukora ni ukumva gusa ukemera ijambo ry'Imana. Ese ijambo ry'Imana naryumva nte? Nibyo kuko hari ibice byinshi byo muri Bibiliya ntajya nsobanukirwa, ariko uko ushobora kubyumva rwose ugomba kubyemera ukabikurikira. Muri Yohana igice cya mbere avuga ngo iki? Haravuga ngo mbere na mbere hariho ijambo, ijambo ryahoranye n'Imana, kandi iryo jambo ryari Imana. Havuga ko ijambo ubwaryo ari Imana. We yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, kandi nta na kimwe mu byaremwe cyaremwe kitaremwe nawe. Reka dukomeze tumanuke hepfo gato. Nuko ijambo rihinduka umuntu ribana natwe, tumubona yuzuye ukuri n'ubuntu bw'Imana. Bikomeje kumanuka hepfo gato, haravuga ngo yaje mube ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubu ni bwo butumwa nyamukuru bw'igitabo cya Yohana. Abamwemeye bose bakizera izina rye. Ese muri mwe hari umuntu ufite umutima uhuye n'uwa Yesu? Nta n'umwe. None n'icyo ukwiye gukora? Icyo ugomba gukora ni ukwemera iryo jambo. Iryo jambo ryemera ute? Ni ukubyemera gusa nubwo wowe utabyumva. Icyo ukwiye gukora gusa ni ukubyemera kubwo kwizera. Iryo jambo rero ryinjira mu mutima wawe rigatangira kuyobora umutima wawe. Kora ko Yesu ari Imana ishobora byose. Afite ibitekerezo byinshi, afite imbaraga, afite n'ubwenge. Njyewe ndi umuntu mba nkurikiye kamere yanjye. Sinshobora guhuza n'ubwenge bwa Yesu n'imbaraga za Yesu. Amagambo ya Yesu yose ushobora kuyasobanukirwa, ariko si ukeneye gusobanukirwa kugira ngo wizere. Reka twaze nduko tujyanye muri resitora na Pastor Joseph. Se Pastor Joseph ushaka kurya iki? Ati nkunda isupu y'ibirayi. Ese hari isupu y'ibirayi hari? Mu gihugu cya Korea isupu y'ibirayi iratangaje cyane. Uvuye mu mahanga ukoze muri Korea ugomba gusogongeraho ku isupu y'ibirayi. Isupu y'ibirayi nayo nzi ko ibikoze mu birayi, ariko shyiramo karayi gato cyane, ahubwo iba yuzuyemo amagufwa y'amatungo. Ariko kuri amagufwa usanga bari inyama. Mu bisanzwe iyo barimo guteka amasupu bakiba inyama ku magufwa kajugunya, ariko yitwa isupu y'ibirayi. Nayo nzi ko barimo ibirayi, ariko nasanze atari ibirayi. Harimo akarayi kangana gatya gusa bakayita ngo ni isupu y'ibirayi. Uba ugomba kurya inyama rero yasigaye ku ruhu ukayitapfuna. Bisa nk'aho ari ibyo kurya biciriritse, ariko iyo tugize abashyitsi b'abanyamahanga njye mbatumira nkabibatekera, kandi barayikunda cyane. Njye mbabaza ese murashaka indi supu y'ibirayi y'abanyakoreya? Ese isupu y'ibirayi imeze ite? Ati barimo ibirayi ndetse n'amagufwa n'ibindi bintu nk'ibyo. Ese reka ngerageza. Ntabwo ababyumva, ntabwo barigeze yiryaho na rimwe. Ese ugomba kubyemera ariko amaze kuyirya? Ese wigeze urya ikintu nk'icyo ngicyo? Ese icyo ni igiki? Ese urashaka kukigerageza? Yego, kuki sinakigerageza? Ni inshuro ya mbere
ni nako rero utumva ibyo Yesu avuga byose ari kurebera ukagenda ukayirya ukavuga uti oh isupu y'ibirayi nuko imera. Ni ibintu byoroshye cyane. Yewe urashaka kurya isupu y'ibirayi, ese imera ite? Ibirimo amagufwa n'inyama mo imbere, ibitogosheje harimo n'akarayi gake. Sawa ubwo ndaza kwirya. Nubwo baratayigezeho iryo na rimwe, arabyemera akayirya rimwe ikijya akabisobanukirwa. Ntibigoye. Nicyo kimwe n'ibiryo byose. Iyo Yesu avuze ijambo rye, ugomba kuvuga uti sawa ndabyemera. Ntukagerageze gusobanukirwa ibintu byose. Wowe ujye wemera ijambo gusa. Ijambo nuryemera, iki gihe uzagira umutima umwe uhuye n'uwa Yesu. Iki nicyo cyitwa ngo abamwemeye. Reka dukomeze tubiganireho. Uko niko mu gitabo cya Yohana havuga. Aha muri Yohana haravuga ngo mu bice bitatu harimo ikiganiro hagati ya Nikodemu na Yesu. Yesu yabwiye Nikodemu ati umuntu atabyawe ubwa kabiri ntiyabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu yagerageje gusobanukirwa ibi byose. Ese twavuga ubwa kabiri gute? Ese iyo wavutse wasubira mu nda ya nyoko nanone? Reka da, ntabwo ari ukubikora. Wemera ibyo avuze gusa. Yesu aravuze ngomba kuvuga ubwa kabiri. Sinzi ibyo ari byo, ariko ndavuga ubwa kabiri. Mbwira uko bigenda, ndabirya nuko bigenda. Murabyumva? Ariko Nikodemu arabaza ati ese umuntu abasha kuvuka ubwa kabiri yakongera agasubira mu nda ya nyina nanone? Nikodemu yitaga Yesu ngo ni umwigisha wavuye mu ijuru, kuko nta muntu ushobora gukora ibitangaza nk'ibyawe keretse Imana iri kumwe nawe. Nikodemu yitaga Yesu ngo ni umwigisha watumwe n'Imana, ariko n'ubundi ntiyemera amagambo ye. Mu gitabo cya Yohana harimo ibintu byinshi bitangaje. Nikodemu mu gice cya gatatu, Yesu yakomeje kumusobanurira, ariko we mu ruhande rwe ntiyashoboraga kubyumva. Iyo nkuru irangirira aho ngaho, nta kindi kiyongereyeho. Ariko mu gice cya kane bigenda bite? Inkuru y'umusamariyakazi. Hari ikiganiro hagati ya Yesu n'umusamariyakazi. Baganiraga ku by'amazi. Yesu aravuga ati unywa amazi ntazongera kugira inyota ukundi. Unywa amazi azongera agira indi nyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazongera kugira inyota ukundi, ahubwo amazi muha azamuhindukiramo isoko y'amazi y'ubugingo. Hariho itandukaniro cyane mu rwego hagati ya Yesu natwe. Ntabwo twabasha gusobanukirwa ibyo Yesu avuga byose. Utariye ku isupu y'ibirayi muri Koreya ntabwo ushobora kwisobanukirwa. Ariko nubwo utayisobanukiwe, uramutse uyiriyeho rimwe wavuga uti isupu y'ibirayi muri Koreya nuko imera, ntabwo ari mbi, iraryoha, ubutazaza n'inshuti zanjye, iki gihe twese tuzayiriya twishime. Yesu yaravuze ati unywa amazi azongera agira inyota nanone, ariko unywa amazi nzamuha ntazongera kugira inyota ukundi. Mu gihe uvuga iby'amazi hari ibintu byinshi nibuka. Mu gihe ndi mu gisirikare ntakiriye amahugurwa y'aba Rangers. Iyo myitozo bita Ranger Training rero ni imyitozo ukorerana mu misozi ibiriho umwanzi muri cya gihugu, aho utisanzuye gukora ibyo ushaka byose. Kuri kose rero hariho imyitozo ukora ikomeye cyane. Ya mbere niyo gusimbuka. Baravuga ngo mu gihe afande abikoze rimwe ugomba kubikora inshuro 1000. Rero ntimugomba kuvuga umubare wa nyuma. Ikigero twese duhamagara inshuro 100, tubara ngo 1, 2. Twagera kuri 99, tukaba tugeze ku mubare wa nyuma, nuko umusore umwe agasakuza ngo 1000. Ibyo byitaga bimara imbaraga zose ziri mu mubiri wawe. Twagomba kongera gusubiramo tukabara, twagera kuri 999, twese tukavuga tuti mucicike. Ariko ajya kumva umuntu umwe inyuma aravuze ati 1000. Tukongera tugasubiramo bundi bushya. Waba ufite icupa rimwe ry'amazi, ariko ukarinywa ryose rigashira, kuko wabaga watutubikanye cyane. Nubwo wakomeza kunywa amazi ni hahandi wakomezaga kugira inyota. Twajyaga kongera kuva mu mazi nk'inshuro 1000 ku munsi. Aho mu kigo cy'amahugurwa habaga hari igisafuriya kinini cyane cyuzuyemo umunyu. Ufataga ikiganza cyuzuye umunyu ukawurya, undi munyu tukawubika.
umunyu twashyiraga no mu mazi yacu, kubera ko twatutubikanaga cyane, umunyu wasohokaga mu mubiri wacu, tugakomeza kurya umunyu mwinshi, twahabwaga ikosi nk'iryo ngiryo. Umunsi umwe naje kwikubita hasi mu mahugurwa, ubwo nabyukaga numvaga umubiri wanjye utari kunyumvira. Nyuma naje kumenya ko byatewe n'uko umutima wanjye wari urwaye. Ubwo icyo gihe natangiye kugira ibihe bikomeye bitewe n'ikibazo cy'umutima. Muri iki gihe nafite imyaka 22, nafashe ikiruhuko cy'iminsi 2 cyangwa 3 nongera ndakira. Ariko ngejeje imyaka nka 50 umutima wanjye watangiye kurwara. Naciye mu makuba menshi cyane, sindabasha kubivugaho byose, ariko kubw'imbaraga z'Imana umutima wanjye waje gukira wose. Ubwo nafite imyaka 50 umutima wanjye wari urwaye cyane, ariko uwo munsi umutima nawe wiguriye amaboko y'Imana. Nafite imyaka 50, ntekereza ko bashize imyaka nka 30 kuva ubu. Muri imyaka 30 ishize umutima wanjye wabayeho neza cyane. Rero ubwo nasaga Imana kuvura umutima wanjye, si uko nasobanukirwaga ibintu byose, ntabwo numvaga ko umutima wanjye urimo gukira, ahubwo nasenze mfite kwizera Imana. Ntabwo wizera ibintu byose kubera ko wabyumvise bisobanukiwe, ahubwo wemera ibyo Imana yaguhaye kubera ko ari iby'igiciro. Umunsi umwe Nikodemo aravuze ati, ese umuntu nkanjye ukuze yavuga ubwa kabiri gute? Ubu kuko yakongera agasubira mu nda ya nyina? Yararamo kubikerensa avuga ati ibyo byose nta shingiro bifite, sindi kubyumva. Ariko umusamariyakazi we ntiyavuze atyo, ngo unywa amazi azongera agira inyota ukundi, ariko unywa amazi nzamu wawe ntazigera agira inyota ukundi. Icyo tuzi nuko unywa amazi rimwe, nta mazi abaho yatuma utongera kugira inyota ukundi, sibyo? Ese yaba ari amazi yatuma utongera kugira inyota ukundi? Oya. Ariko umusamariyakazi yamennye umutima we ati, koko siko bimeze mu maso yanjye, ariko we arayafite. Ese databuja amazi ari hehe? Reka rwose gutwiterera urwenya, ntabwo warunzi, ntugeze umbonaho mbere. Bishoboka ko ari kuvuga atyo, ariko ntigeze avuga atyo. Yaravuze ngo databuja ngo wampaye amazi kugira ngo ntazongera kugira inyota ukundi, ndetse sinzagaruke kuvoma amazi hano ukundi. Iryo ni ryo tandukaniro. Muri Yohana 5, Nikodemo muri Yohana 3 yaravuze ngo azi ko Yesu ari umwigisha uvuye ku Mana, ariko n'ubundi yanga kwakira amagambo ya Yesu. Yesu ntagatubwira kugira icyo dukora. Yaje mube, abe ntibamwemera, ariko bamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Rero wemere ijambo ryayo mu buryo bworoshye gusa, ntukagerageze kubisobanukirwa byose. Nubwo utabisobanukiwe, ijambo ry'Imana ni ukuri, ntabwo ushobora kubisobanukirwa na busa. Ntukabisobanukirwe rero, ahubwo ujye ubyemera kubwo kwizera. Uwo ni Yesu, ni Imana, ariho ku bwacu. Ujye ubumbura umutima wawe nuko wemere. Muri Yohana 5 byagenze bite? Muri Yohana 5 harimo umuntu wari umaranye uburwayi imyaka 38, yari aryamye ku kidendezi cy'Ibetesida. Mu gihe marayika yahindurizaga amazi, uwageraga ari uwa mbere niwe wakiraga. Kandi hari abarwayi benshi bari bategereje gukira, ariko umaranye uburwayi imyaka 38 ntabwo yari iruhande ku kidendezi, yari ari ahantu hirya yaho. Kubera iki? Ko nubwo abona marayika ahinduriza amazi, nubwo arwana no kugeramo ariko ntiyabishobora, nubwo abibona ariko ntiyabasha kugeramo, ngo mu gihe agerageje kujyamo abandi bamutanga kujyamo. Uwo rumaranye uburwayi imyaka 38 yari yitaruye ikidendezi ari hirya yacyo. Nuko Yesu ahura nawe, aramubaza ati, sosha gukira? Ati, mwami, iyo amazi yihindurije, sifite umuntu wo kunjugunya mu kidendezi, yongerageje kujyamo ntanga kujyamanukamo. Mu mutima w'uyu muntu umaranye uburwayi imyaka 38 yavugaga ibimuri ku mutima by'ukuri. Ati, nubwo nabona amazi yihindurije, mba nshaka kujyamo ndi uwa mbere, ariko sinshobora kunyeganyega, sinshobora kwimuka. Nubwo narwana no kugerageza kujyamo, umubiri wanjye ntabwo wankundira kujyamo, bityo rero undi muntu yantanga kumanukamo. Uko niko yavuze.
nuko Yesu aramubwira ati, haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Iyi ni isupu y'ibirayi yo muri Koreya. Kubera ko ntiyigeze haguruka ngo agende habe na rimwe, yariye ngo isupu y'ibirayi muri Koreya ntekereza ko ari nyinshi, ariko isupu y'ibirayi byo muri Koreya ntabwo wari uyizi, wayisabye gusa kubera ko ari inshuti yawe yigusabye. Reka tuyiryeho, ndayiryaho na rimwe. Nibyo koko Yesu aravuze ngo haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Njye sinabasha kugenda, sinigeze ngenda na rimwe, ariko arimo kubimbwira reka mpaguruke ngende. Uko niko kubyemera bisobanura. Nubwo abatazi isupu y'ibirayi icyo ari cyo, kwemera ijambo agatumiza iyo supu akayirya, abasha kuvuga ati ni uko bimera, ni nziza. Ubutaha rero aragenda akazana undi muntu ati ndaza kugurira isupu y'ibirayi. Ese isupu y'ibirayi ni biki? Ati barimo amagufa kandi bariho inyama, iraryoha cyane, harimo akarayi gato cyane kandi wumva umeze neza cyane. Rwose iraryoha cyane, sawa reka tujye kwirya. Nubwo utabyumva uko ni kurya isupu y'ibirayi. Yesu aravuze ngo haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Ntabwo yabyumvaga, ntiyashoboraga kugenda, ariko umurwayi yaravuze ati, nkuko Yesu yamubwira ahagurutse koko aragenda. Uyu murwayi yaribwiraga ati sinabasha kugenda, narabigerageje birananira, ariko nkuko bivuze arahaguruka atera intambwe aragenda. Iki nicyo igitabo cyo Yohana kitubwira. Ntabwo ushobora kubisobanukirwa mu myumvire yawe na busa. Nikodemo aza kuvuga atyo, ahubwo akaza gusubiza ati mwami sinzi kuvuga ubwa kabiri icyo ari cyo, ariko ndashaka kuvuga ubwa kabiri, none nabigenza nte? Nubinyigisha ndabyiga. Ni icyo ukeneye gukora, ariko we yarabikereshe gusa. Nuko Yesu yongera kubimusobanura mu buryo bworoshye. Nkuko Mose yamaritse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu akwiye kuzamanikwa, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ibi ni inkuru ivuga mu gitabo cyo Kubara igice cya 21. Abisirayeli bagendagendaga mu butayu, nuko barananirwa cyane batangira kwinubira Imana. Imana yohereza Abisirayeli inzoka z'umara butwika. Inzoka z'umara butwika zajyaga zitaruka metero nyinshi cyane icyarimwe. Abisirayeli batangiye kurumwa nazo, benshi muri barapfa. Nuko begera Imana ati Imana rwose tubabarire udukize. Nuko basaba ko izo nzoka zibakurwamo, ariko Imana ntiyigeze bakuramo izo nzoka z'umara butwika, ahubwo yacurishije inzoka y'umuringa, nuko ibanikisha ku giti cy'ibendera. Iti umuntu wese uzayirebaho azakira. Uko niko bigenda. Ntabwo bisobanukiwe, uri gupfa kubera ko warumwe n'inzoka y'umara, ariko uyu mutwe urebye ku nzoka y'umuringa ntabwo bisobanukiwe. Ntabwo usabwa kubisobanukirwa, ugomba kubyizera. Mu gihe Pastor Joseph agize icyo ambwira, nanjye nkagira icyo mubwira, nshobora kumubwira ikintu adasobanukiwe. Si iby'isupu y'ibirayi gusa, nubwo batabisobanukiwe, ariko ni uwo kwizerwa. Icyo nakora ni ukwemera ijambo rye gusa. Iyo ubyemeye ubasha kubibona, ukabisobanukirwa, ukaza kubyizera. N'ibintu utigeze ukoraho na rimwe, ugomba kubicamo kugira ngo ubimenye. Ntabwo ushobora kubisobanukirwa mu gihe utabiciyemo, ariko mu gihe ushaka kubanza kubyumva, umuntu wemera umaze kumva. Iyo umuntu ashaka kumenya kwiga, agomba kubyitoza kugira ngo abimenye. N'ukwizera nako ni ukukwiga. Uko niko rero wemera ijambo rya Yesu. Ariko Nikodemo we ntabwo yabyemeye. Yohana yavuze ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Iyo nzoka yari icuze mu muringa, yari inzoka y'umuringa, kubera ko muri Bibiliya ibyo bikoresho byose biba bifite icyo bisobanura. Zahabu y'umwimerere muri Bibiliya ishushanya ubwiza bw'Imana. Ifeza isobanura icyiru cyo gucungurwa. Amabuye asobanura amategeko. Umuringa ushushanya urubanza. Buri gihe Imana ivuga ku rubanza ikoresha umuringa. Ngo nkuko Mose yamanitse inzoka y'umuringa mu butayu, niko n'umwana w'umuntu akwiye kuzamanikwa. Mose mu butayu yamanitse inzoka y'umuringa kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ese kuki ubona ubugingo buhoraho iyo urebye ku nzoka y'umuringa? Ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu akwiye kuzamanikwa. Tubona ishusho ya Yesu Kristo amanitse ku musaraba, abambwe. Ese niki cyatumye Yesu abambwa? Yabambwe mu cyimbo cy'ibyaha byacu. Yishyizeho igihano twagombaga kuzakira.
umubare 21 w'umuringa ushushanya Yesu Kristo. Reka twibaze ndako na rumwe n'inzoka y'umuringa, ya nzoka y'ubumara imere nabi rwose ijye kunyica, mu gihe cyakiri muri njyewe cyakinzanira urubanza cyo kindimbuza. Ariko Mose azana inzoka y'umuringa imanika ku giti cy'ibendera. Ese ko na rimwe n'inzoka y'ubumara butwika kuki nareba ku nzoka y'umuringa gusa nkakira? Ariko muri Bibiliya avuga ko abarumwe n'inzoka y'ubumara butwika mu gihe barebaga ku nzoka y'umuringa barakiraga. Iyo nzoka y'umuringa ishushanya Yesu Kristo wishyizeho igihano cy'ibyaha byacu. Iyo turebye kuri Yesu wabambwe, ese kuki yambaye ikamba ry'amahwa? Ese kuki yakomerekejwe? Kuki yaviriranye? Kuki yagiye mu cyimbo cy'ibyaha byanjye? Yakiraga igihano cy'ibyaha byanjye. Ubwo rero bivuze ko ibyaha byanjye byogejwe. Ubwo rero ibyaha byanjye byarejejwe. Yishyizeho igihano cy'ibyaha byanjye. Ubwo rero njye nta kindi gihano nkwiye kuzakira. Ikintu gitangaje cyane ni uko nizeye uko kuri. Abaroma 3:23 ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko mu murongo 24 ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Kristo araducunguye. Ni gute yishyizeho igihano cy'ibyaha twagomba kuzakira? Yesu wabambwe yishyizeho igihano cy'ibyaha byacu, byaba kwiba, kubeshya ndetse n'ibindi byaha byinshi cyane. Urubanza rw'ibyo byaha rwarangiriye ku musaraba. Mu gihe turebye kuri umusaraba, urubanza rw'ibyaha byanjye rwarangiriye ku musaraba. Aho niho igihano cyarangiriye. Icyo gihe rero ibyaha byanjye byarogejwe. Iyo ugize uko kwizera, ese kuki Yesu amennye amaraso ye? Ese kuki yambaye ikamba ry'amahwa? Ese kuki yateye imisumari mu biganza no mu birenge? Yakira igihano cy'ibyaha byanjye. Bivuze ko cyarangiye. Igihano cy'ibyaha byanjye cyararangiye. Ubwo rero ibyaha byanjye byose byarogejwe. Amen, haleluya. Abantu benshi uyu munsi none bajya mu rusengero bavuga ko Yesu yabambiye ibyaha byabo, ariko bakavuga ko bakiri abanyabyaha. None se ubwo umusaraba wa Yesu wakumariye iki? Niba arapfire ku musaraba ariko ntiyeze ibyaha byawe, none se ubwo bikumariye iki? Reka da. Yesu nubwo yabambwe ntabwo ari ukubera ibyaha bye. Yahaniwe ibyaha byawe. Niyo mpamvu yapfuye. Binyuze mu rupfu rwe ku musaraba, igihano cy'ibyaha byawe cyose cyararangiye. Mose yacuze inzoka mu muringa imanika ku giti cy'ibendera. Umuringa ushushanya urubanza. Urubanza rw'amabi Abisirayeli bakoze rwakiriwe n'inzoka y'umuringa. Bityo rero ibyaha byanjye byararangiye. Inzoka y'umuringa ntacyo yagutwara nubwo yakuruma. Urubanza kuko rwasojwe. Waribye, warababeshye, wakoze amabi menshi. Ariko mu gihe ujya gucirwa urubanza n'umucamanza, hari ibyaha byanjye biba byaranditswe. Igihano kizaba kiremereye cyane rwose, ubu ndapfuye. Ariko wareba muri izo mpapuro ugasanga Yesu ngo yamaze kwakira igihano cyanjye. Ikindi kintu kindi, Yesu yishyizeho igihano cy'umuntu wese. Ubwo rero bivuze yuko icyo gihano cyarangiye. Ni ibintu bihebuje cyane. Si uko Yesu yamanitse inzoka y'umuringa ngo avuge ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka y'umuringa ni nako n'umwana w'umuntu azamanikwa. Igihe kimwe nateguye igiterane mu mujyi wa Degu, nuko umunyamakuru umwe araza uvuye mu kinyamakuru cya Daily Newspaper cya Degu, arambwira ati pasiteri, ndashaka ko umpa ikiganiro. Ati pasiteri, ntekereza yuko ibyigisho byawe bitandukanye n'iby'abandi. Ese mutandukaniye n'andi matorero? Nuko ndamubwira nti ntago naguha igisubizo gihinnye k'ibyo ngibyo. Ati ndakwinjiza rwose, gerageza ku bintu bimbwire. Ndamwanditse umunyamakuru we, ujya gusenga? Ati reka dasinjya njyayo.
se kuki utajyayo? Ndagusabye ujye mu rusengero. Nuko ndamubwira nti, wowe warumvise ko Yesu yapfiriye ku musaraba? Ati rwose ibyo ndabizi. Ese yapfiriye iki? Ati numvise ko yapfiriye ibyaha byacu. Ati ni koko umunyamakuru uri mukuri? None uri kumbaza itandukaniro hagati y'itorero ryacu n'andi matorero? Abandi bantu bavuga ko nubwo Yesu yapfiriye ibyaha byacu, bajya bavuga ngo kubera ko ndi umunyacyaha, bityo rero kubera ko nkora ibyaha bityo ndi umunyacyaha. Hari insengero nyinshi zameze batyo, ariko njye siko nyamvuga. Mvuga njye nakoze ibyaha byinshi, ariko kubera ko Yesu yapfiriye ku musaraba agapfira ibyaha byanjye, ibyaha byanjye byose byarejejwe byera nk'urubura, kandi kubera ko yogeje ibyaha byanjye byose ubu nta cyaha nsigaranye. Uko niko namubwiye. Ntibyumvikana nk'aho ari ubwibone, bishobora kumvikana nk'aho ndi gukabya, ariko ni ukuri koko ibyaha byanjye byarababariwe, byose byarejejwe. Nuko arangije arambaza ati, ese abantu bo mu zindi nsengero kuko bavuga ko ari abanyabyaha? Nti uzagende ubabaze. Se kuko niko bajya bavuga? Nose ubwo baba bizeye iki? Yesu yapfiriye ibyaha byabo ku musaraba, none bakabirengaho bakavuga ko ari abanyabyaha? Ibyo nta shingiro bifite. Ariko nyamara uko niko insengero nyinshi zigisha. Abapasiteri bavuga ko ari abanyabyaha, abakuru mu itorero bavuga ko ari abanyabyaha. None se ubwo kuba Yesu yarapfiriye ku musaraba bimaze iki? Kujugunya ibitekerezo by'umuntu. Mu Baroma ibice 4:25 haravuga ngo Yesu atangiwe ibicumuro byacu, akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Kugira ngo dutsindishirize bivuze ko nta cyaha tugomba kuba dufite. Ibyaha byacu tugomba kuba byarejejwe. Yesu yapfiriye ibyaha byacu ku musaraba kubera ko yayishyira ibyaha byacu, yishyizeho igihano cyabyo. Niyo mpamvu atwita abakiranutsi. Ariko nuvuga ko uri umunyacyaha nubwo wizeye Yesu, ibyo byitwa gusuzugura umusaraba we. Kubera iki? Kubera ko si icyo Bibiliya ivuga. Twenye ku muntu turavuga ngo nakoze ibyaha bityo ndi umunyacyaha, ariko ntabwo twakoze ibyaha gusa. Yesu yababariye n'ibyaha byacu ku musaraba. Kwizera Yesu rero ni ukwizera ko ibyaha byacu byose byababariwe ku musaraba. Niwizera Yesu wo, ugomba kwizera ko wejejwe. Ariko uramutse uvuze ko uri umunyacyaha, ibyo ntibisobanuye ko Yesu atejeje ibyaha byacu ku musaraba. Ibyo ntabwo bishobora kuba ukwizera k'ukuri. Ni ibintu byoroshye cyane, ariko ibitekerezo byacu bitandukanye n'iby'Imana. Ntabwo ujya uha ubuzima bwawe abandi bantu, ariko Imana yatanze ubuzima bw'umwana we abuduha. Yesu yapfiriye ku musaraba atubabarira ibyaha byacu, nicyo cyatumye abambwa. Nubwo yabambwe tuvuze ko turi abanyabyaha, ubwo rero ninde uzapfira ku musaraba? Ibyo nta shingiro bifite. Yesu wabambwe hanyuma yatubabarira ibyaha byacu byose. Muri Yeremiya igice cya 31:34 haravuga ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Rero uwo munyeshuri ntabwo witwa Clara yarahemukiye, se yaramugiriye nabi, ariko se yakundaga umukobwa we cyane. Yarishimiye kuba umukobwa wagarutse mu rugo, ajya kumufata ku kibuga cy'indege. Yashatse kwirukanka ngo amuhobere, ariko kuko yari yahemutse yarabihishe gusa. Yarihishe, yarahemutse, kandi se yakundaga umukobwa we, yari yagiye ngo kugira ngo umubabarire, ariko guhera umunsi yigiraga mu buriri gusa, akagumayo, akaguma mu buriri kugeza igihe se asubire ku kazi. Se yashatse gusangira umutima we na Clara cyane. Uwo munsi yaje rero kuri kampu, nuko aramuhamagara. Se arishima cyane, iryo joro ntiyashoboye gusinzira. Bukeye bwaho yahise yerekerayo, nuko umukobwa aramubwira ati, data rwose umbabarire. Umubyeyi yakundaga umukobwa we Clara, ntiyashaka kumuheba, ashaka ko umubiri we ubana nawe. Rero natwe twaracumuye, twakoze amabi, Imana irabizi, izi ko ntacyo twabikoraho. Byatumye yohereza Yesu, nuko Yesu aratweza, twera nk'urubura. Abantu babana n'ibitekerezo byabo, bashitswe na Satani, bakomeza kuvuga ko bakiri abanyabyaha.
ibyo ni ukwigomeka ku musaraba. nubwo wowe utabyumva, umusamariyakazi yarabwiwe ngo unywa aya mazi azongera agira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazongera kugira inyota ukundi. yapfuye kwemera amagambo gusa. wari umaranye urugo y'imyaka 38, yarazi neza ko atabasha kugenda, yari yarabigerageje biramunanira, ariko Yesu amubwiye ati haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Yesu, uwo muntu ni Imana, ntibambwiye ngo nimpaguruke ngende. ubwo rero amagambo ye ni ay'ukuri, ubwo rero ndabasha kugenda. ni nako ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko nzabarira gukiranirwa kwanyu, kandi icyaha cyanyu sinzakibuka ukundi. ni Imana ibivuga. Imana ibabarira ibyaha byanjye byose kandi ngo ntizabyibuka ukundi. Imana ntijya ibeshya. kubera iki? Imana iramutse yibutse ibyaha byanjye, icyo gihe guhagarara imbere y'Imana byazamagamira cyane. ngira ngo byanzasaba guhunga nka Clara. ariko niyo mpamvu Imana imbabarira ibyaha byanjye. Imana iravuga ngo ibyaha byanyu sinzabyibuka ukundi. icyo ugomba gukora ni ukwemera amagambo gusa, ntabwo ukeneye kubigenzura. Imana iravuga ngo ibyaha byanjye byarababariwe, ivuga ko itazibuka ibyaha byanjye ukundi. yavuze ko yabariye ibyaha byanjye. Bibiliya yuzuye amagambo nk'ayo ngayo menshi. ntugakurikire ibitekerezo byawe, ahubwo ujye wizera ibi. kugerageza gusobanukirwa ibintu by'Imana ni ibintu utabasha. Imana yavuze ngo ibyo nibwira si byo mwibwira, n'inzira zanjye si zimwe n'izanjye. ariko ikintu nzi cyo ni uko Imana idukunda kandi ko yadukijije. rero nakiriye amagambo. nari mfite ibyaha byinshi cyane kandi igihe cyinshi umutima wanjye warandegaga, ariko Yesu ambabarira ibyaha byanjye, ntakibuka ibyaha byanjye ukundi. reka twizere ibyo. Imana ambabarira ibyaha byanjye, ntizibuka ibyaha byanjye ukundi. ni ibintu bihebuje cyane. narabyizeye. guhera icyo gihe umutima w'Imana winjiye muri njye. umutima w'Imana n'umutima wanjye bihinduka umwe. Imana yatangiye kujya inyobora, nuko ninjira mu yindi si nshya ntigeze menya na rimwe. byari ibintu bihebuje cyane bihambaye uburyo Imana yakozemo. umubyeyi yakundaga Clara aramubabarira, ariko we mu ruhande rwe yari yarafunze umutima we, ntacyo yigeze avuga. ariko ubwo yavuganaga na se, yasanze se yaramaze kumubabarira kera. ntukavuge ukundi kuri umunyacyaha. igihano cy'ibyaha byawe cyarangira ku musaraba. ntukizere ibitekerezo byawe, ujye wizera ijambo ry'Imana. yavuze ko utazibuka ibyaha byawe ukundi. yavuze ko wejejwe nk'urubora, nubwo wowe ukibuka ibyaha byawe, ariko byose byarogejwe. nk'uko urya isupu y'ibirayi muri Koreya, uzizere mu mutima ko ibyaha byawe byababariwe. uzizere amagambo akubwira ko utazibuka ibyaha byawe ukundi. aya magambo azatuma ucya, azatuma wishima, umwuka wari uzabana nawe. ibintu wigeze ubimenya, Satani yarabiguhishe. ntugashukwe na Satani. icyako cyaba kimeze kose, ku musaraba cyaracunguwe. binyuze mu rupfu rwo ku musaraba, ibyaha byacu byose byararangiye. uwo mwari wari ukiri muto witwaga Clara, kuri ubu ngubu abanye neza cyane na se yishimye. ubu nzasubira nanone. yambwiye ko azashakana na wa musore w'inshuti ye. nizera ko bazabaho ubuzima bw'umugisha mwinshi cyane. bitewe n'uko Imana itashobora kudukiza binyuze mu rukundo rw'umuntu, ariko yari ifite urukundo ruhambaye cyane umuntu atabasha gutekereza. rero ntukagerageze kubyumva habe na busa. ujye wizera ijambo ry'Imana uko ryakabaye. uti njye sinabasha kugenda, ariko niba Yesu akubwiye kugenda, ujye ugenda. sinabasha kwiyeza ibyaha, ariko niba Yesu akubwiye ko wogejwe, ujye wizera ko wogejwe. niba Yesu avuze ko atazibuka ibyaha byawe ukundi, ujye ubyizera. kwizera Yesu ni icyo ngicyo. ntukumva ijambo rya Yesu ngo ukurikire ibitekerezo byawe, ujye ukurikira ijambo rya Yesu uko ryakabaye. ku bose bakoze ibyaha ngo ntibashyikire ubwiza bw'Imana. murongo 24. ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa. Yesu yaducunguye ibyaha byacu. batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Pastor Joseph, Yesu yavuze ko yakugize umukiranutsi. Yesu yavuze ko yagutsindishirije. ese ntuzabyizera? uzakomeza kuba umunyacyaha. icyo gihe uzabaye umwanzi wa Yesu. ujye wizera ibi. sinzi byinshi, nakoze ibyaha byinshi, ariko niba Yesu avuze ko natsindishirijwe, ubwo rero ni ukuri koko ndi umukiranutsi. kwizera Yesu ni icyo ngicyo. icyo gihe uzabohoka ibyaha byawe mwese. ntabwo uzawukenera gusengera mu misozi, ntuzakenera gusengera mu mvura, ntuzakenera gukora ibintu byinshi. mu bitekerezo byanjye ntekereza ko ndi umunyacyaha, ariko Yesu arambwira ngo ndi umukiranutsi. avuga ko nejejwe nkera nk'urubura.
nibavuga ko nejejwe nk'urubura, nubwo naba nibwira ko ngifite ibyaha, ariko naruhagiwe. Kwizera ni icyo ngicyo. Kwizera Yesu ni uko bimera. Ntugakuze ibitekerezo byawe ngo ubisumbishe ijambo rya Yesu. Ujye ujugunya ibitekerezo byawe ahubwo. Ndiringiye ko mwakwizera kukuri. Iki gihe uzahuzwa n'umutima w'Imana uhambaye cyane. Kuvuga Imana izatangira kuyobora. Umwuka wera w'Imana uzinjira muri wowe. Kera twajyaga tuyoborwa n'imyuka mibi, tukabaga ubuzima bwanduye cyane bwahindanye bwuzuye irari. Ariko umwuka wera umaze kuza mu mutima wawe, mu gihe wemeye amagambo ya Yesu, mu gihe uyobowe n'umutima wa Yesu, wahinduka byonyine gusa. Ntukabane n'ibitekerezo byawe. Ujye ubana n'umutima wa Yesu. Mu gihe kwibwira kwawe n'ukwa Yesu bitandukanye, ntukemere kwibwira kwawe. Ujye wemera amagambo ya Yesu. Ujye uvuga ngo sinabasha kugenda, ariko Yesu akubwiye ngo nugende. Icyo gihe rero nabasha kugenda. Utekereza ko uri umunyacyaha. Yesu aravuga ngo uri umukiranutsi. Ubwo rero uri umukiranutsi. Wowe waribeshye, Yesu ntajya yibeshya. Ntabwo uri umunyabwenge kurenza Yesu. Nari mfite ibyaha byinshi, ariko Yesu yavuze ko atazibuka ibyaha byanjye ukundi, kandi koko ntabwo akibyibuka akora ko byarejejwe. Rero ntukizere umutima wawe, ujye wizera ijambo ry'Imana. Iki gihe uzabasha kubana n'umutima wa Yesu. Mu mwaka utaha nzaba nujuje imyaka 60 nizeye Yesu. Bisa nk'aho ari ejo hashize, ariko washize imyaka 60. Umusatsi wanjye wabaye imvi, umaze gusaza. Mu gace k'iwacu njye umuntu mukuru. Mu 1962 binyuze muri Bibiliya ku nshuro mbere namenye ko ibyaha byanjye byababariwe. Si uko nahuye n'ikintu kidasanzwe, ni Bibiliya yabimbwiye. Bibiliya yavuze ko ibyaha byanjye nabibabariwe. Imana yavuze ko itazibuka ibyaha byanjye ukundi. Niba Bibiliya ivuga ko ibyaha byanjye byababariwe, ubwo rero byarababariwe. Abaheburayo igice cya 10:14 haravuga ngo kuko abezwe batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka. Ntabwo Imana yanyejeje gusa, iranantunganyije by'iteka ryose. Niyo mpamvu rero ugende kuri amagambo, ndi ntungane by'iteka. Ni Imana yabikoze. Nshuti bakundwa, jugunya ibitekerezo byawe. Ese ntabwo uzizera amagambo koko? Ukeneye kurya isupu y'ibirayi y'Abanyakoreya? Nubwo byaba ari ubwa mbere uramusubiriyeho, uzumva uburyohe bwayo. Uzifuza kongera kuyirya ukundi, uzifuza kongera kuyikugura ikindi gihe. Nta nubwo ihenda, ibirimo amagufa. Nkuko rero urishima. Ntabwo ubyemera mu mutima ukora ko bihuza n'umutima wawe. Imana yavuga ngo ibyo nibwira n'ibyo mwibwira biratandukanye. Nibwiraga ko ndi umunyacyaha, ariko ibyaha byanjye byogejwe na Yesu. Kubw'iyo mpamvu rero ndi umukiranutsi. Najugunye ibitekerezo byanjye, niyemeza kwizera ijambo rya Yesu. Kwizera Yesu nicyo bivuga. Mwese uyu munsi wa none mujugunye ibitekerezo byanyu nk'uko inzoka y'umuringa amanitswe hejuru ku giti cy'ibendera. Iriya nzoka yishyize umuvumo wanjye wose, yishyizeho igihano cyanjye cyose. Ibyaha byanjye byararangiye. Urebe ku musaraba wa Yesu, hanyuma uvuga utyo, nuko uwizere. Umwuka wera w'Imana uzabana nawe, uzahinduka mu buryo buhebuje. Murakoze. Dusenge. Mana Data yera, turagushimye. Mwami watwoherereje Yesu. Yesu yogeje ibyaha byacu byose ku musaraba. Byari ibintu bihebuje cyane. Nikodemu uyu yitaga Yesu ngo ni umwigisha wavuye ku Mana, ariko ntiyizeraga ibya Yesu. Yari umuntu umwibone. Ariko umuntu urumanye urwaye imyaka 38 n'umusamariyakazi, nabo nubwo batabisobanukirwaga, ntibashobora gusobanukirwa byose, ariko barizeye. Bati Imana ntabwo ubeshya. Nuko barizera, nuko barahinduka mu buryo buhebuje. Twemerere twese twe kwizera ibitekerezo byacu, twizere Yesu. Tujugunye ibitekerezo byacu, twemera amagambo ya Yesu. Twiringiye ko ibyo bizatubera umugisha. Turasabye kugira ngo ubuntu bwawe bane n'abantu bose barimo kudukurikirana. Twese barahangana, ntihagire umukomeza kwibwira ko ari umunyacyaha. Twizere ko ibyaha byacu byababariwe. Reka twizere amagambo atubwira ko turi abakiranutsi. Twizere amagambo atubwira ko ibyaha byacu byababariwe. Utwemere tubone umugisha, tubane na Yesu dutunganye. Urakoze cyane. Dusinze twize mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane.